none nge nigira indi niga ku ruhande ngende twipunazanye be flexible ngahumeka ase wahumetse ashaka guhumeka ati yo subiramo Hi guys, welcome to our YouTube channel. Katubeseri. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe. Nkuko nawe basezeranyije ko ngiye kuzajya mboneka nkabaha umwanya wanjye kuko muri famille ngari ntashobora kuburira umwanya. So uyu munsi turagarutse nk'ibisanzwe tuje kuganira namwe turagira ngo rwose mudukunde muturebe mutwishimire. So ndabiswi umuntu uri ruhande rwanjye mutamoze ndagira ngo muhakanya abanza bige and then noneho dukomeze akanya nitwa Easy usase nitwa Easy uri single oya mukunzi umukunzi ruba by the way imyaka 3 yarishize ntakubona nta wari uzi ko igihe kibabaza umutima ewana narihanganye bonye njije n'uzajya mubona umuntu urukumva agize gutya mu kiganiro promotion zikamufata mugana wa mugore ngo ni promotion tumete kuvuga ngo emotion rero uba muzajya mumenya ko arahanga byatangiriye. So guys rero uyu muntu bamwita Easy akaba ariwe muzajya tuba turi kumwe akenshi hano hantu. Nifuje ko twajya tubicanganya kugira ngo tuzayamuvuga ngo mbogama ku ruhande rumwe undavuga makuru ucanganya ibiki. Okay, ikiganiro cyabanje kuri video ya mbere navuze iyi migabo n'imigambi ya YouTube channel. Wababare nkavuga habutavuca kumva navuze imigabo n'imigambi ya YouTube channel. So abantu yo mwarebye ikiganiro cya mbere barabizi ibintu turimo. Niba utarakirebye ngucishijemo amaso muri kumva. So rero uyu munsi yo bega uyu munsi nana usengeye kanya gato nshaka no kujya mu mwuka ati yo ndabamenyesha ko uyu munsi amaso yawe ntavaho kuri telefoni cyangwa kuri mashini cyangwa simbizi. Yego Easy umunsi wawe wagenze neza uba wagenze gute? Banze ukambaza si uyu munsi nimba baso wagenze neza kubera iki? Subiza cyabanje uyu munsi wanjye wagenze neza biba byagenze bite? Haba habaye iki kugira ngo uvuge uti uyu munsi wanjye wari mwiza pe? Umunsi wanjye umeze fresh cyambere mba naramutse ndamahoro Imana yandinze nkabasha kuramuka ndamahoro umunsi wanjye wagenze neza. Ikindi iyo mfite gig iyo mfite kujya ahantu kuko nkunda kuba ndi mu nzu akenshi so iyo mfite gahunda nkahajya cyangwa se n'abafite gahunda hakagira umuntu dufitanye gahunda like akaza kundeba nabwo nubwo biba bitari cyane umunsi waba wagenze neza ntabwo bisaba ibintu byinshi kuko n'ubundi ntabwo nkunda kuba ndi hanze ariko umunsi iyo wagenze neza ni igihe nyine nahurije n'abantu like mfite gahunda ikagenda nkayikora ikarangira nkuko nabyifuzaga nkagaruka mu rugo. Umunsi waba wagenze neza. Umunsi wagenze nabi se? Umunsi wagenze nabi ni igihe nta gahunda mfite kandi nkaba nta n'amafaranga mfite like yego yo nta amafra wese tugihuje icyo cyo nta muntu hano ndazi ko abantu bari hano benshi bari kutureba nta muntu tudahuje icyo kibazo. Iyo udafite amafra kwanza umunsi uba wanagenze nabi ni nayo step ya mbere sibyo? Uheruka kurira amarira y'umubabaro ryari se?
akoze kamaze kubaza ase uretse baze kubaza wansubije ko none se wari urwaye none se ibintu by'imibabaro bishe uheruka kurirabana y'umubabaro ryawe y'umubabaro amarira atewe n'umubabaro nyine utishimye nyine muri situation itari nziza shata simbyibuka ariko nkunda kubabara cyane kubabara ndababara nkajya n'umubabaro wa danje ariko like most of the times hari utuntu nikorera iyo nababaye you feel me nkajya kureba nk'inshuti yanjye Fundi ndanamusuhuje shafu basi uze kureba uko ungenza nyuma y'ikiganiro cyo dusuze Fundi kabisa ewan turabubize ahantu atagira ngo tude kuru ewan sha Fundi kabisa mufano wa Kasuku Fundi ewan babarira none namenye ko makurusha bamudohore ameze fresh urumva business ye kumeze fresh rero Fundi ewan nkajya kureba Fundi n'abandi nabo benshi turabahuje kubera ko n'ubundi nawe niho ukorera none se urakomeza ubaze nge ntago mbaza ariko se wambabari ushaka kubaza twagiye okay ako kangubaze cyane maze nawe mbaze sibyo icyanyuma nge ndabaza mpaka dusoje ubwo oya ni nawe ujyageze ucanganye rero urabona icyane ase kuri kwijya wikubye ngo reka nutwara ariko cyo kora ni za kibiri ariko nugari wallahi babivuge nubwo ari izama sinzi by'inzara ntago ari izama kiratabashu muzirebe muzikunde umva uyu mukobwa ndamubatuye ati yo ubonye injije ubwira uri kumva izi twagiye icyanyuma izi ni mu ntoki ku bantu batamuzi izi mu magambo magufinya izi se izi amazina nyirizina nitwa Mutabazi Jedeo by the way izi ni umuntu wize bitarenze wize ufite amashuri yisumbuye na kaminuza ni umuntu utavuga yari kumwe n'abantu atazi ni umuntu ugira akavuyo byataye kumwe n'abantu azi izi se ni umuntu umeze gutera ni umuntu ukunda football ni umuntu ukunda kuba ari mu rugo ukunda kuba ndi munsi niba ndi kwiga ukunda kuba nikwamye iyo ntafite gig n'ibyo nose nkubaza ukuri cyangwa uvuga ukuri oya uzaba kuvuga n'ubundi uko bizi uko ariko kose je nunyomoza je ntabwo uri bumubwire ngo tatu ngo ni umuntu umeze gutya ndahita mena umuce ntabwo muri iyi minsi oya ndabivuga abana sawa umenye ko nuvuga ibyanjye nanjye mfite ibyawe focus bamaso urumva wambaye akawayita mwana wanjye nta nubwo ari nanjye nakabonye satawe dore umwiryo satawe zambaye iyo zitasaze ubundi iyo zitasaze ziraganira murakoze nose we wagendeye ku cyambaro uko nguko sha nacyo nagendeyeho pe nyine numvishe ko nk'umuntu wese ufite gahunda ndavuga reka nta kintu cya danje wabyoroheje nabyoroheje uvuga ati ahantu ngiye ni mu muryango nta muntu wacira urubanza ukumbuye iki se shaka nkumbuye gutunga amafaranga adafite ikibazo amafaranga yose uba adafite ibibazo nk'icyumweru byibuza nkajya mbyuka nkayabona nkongera nkabyuka nkayabona nkongera nkabyuka nkayabona ntayakozeho n'igiceri cy'ijana kuri telefone ariko hari umuntu ukigira amafaranga kashi oya ngenda yabikuza kugira ngo numve umutima wanjye unyuzwe urabikuza ufite amafaranga abikuje ubu ntayo mfite ngiye usumbaje icyo nkumbuye kubona amafaranga adafite ikibazo urikumva rero ko ntayo mfite ubu ngubu urabikuza ukaba uyafite cyane nkajya mbyuka mu gitondo ngati ndagusamaguye ahantu hose nkongera ngataha nimugwa nkongera nkayarebaho haryo uribana oya ubana nande
n'abantu benshi ntashaka gushyira kuri kamera. ndi kuvuga aho uba mani ntabwo mvuga mu buzima bwa buri munsi n'abantu kambabare 4. aho uba home Mm. bana n'abantu 4. Mm. Okay. Mhm. ukora iki se nta kazi ngira ariko muri iyi minsi ndimo ndagashaka. akasaga ari akazi Mhm. Mm. Mm. ntabwo akari akazi ntabwo kana ari akazi. okay Nushyiramo ibintu by'akazi biba bitangiye kuba bibi. bitangiye kuba bibi Yingoka. nose wabaye easy wabaye Ujya, stable niko utangiye niko oya ntabwo ari abasirimu umusirimu tumera kose bite byawe. ubu uri umusirimu Yingo. kada Naparitse hano hanze nureba arahita kugonga umbaze ibibazo bigereranyije. waparitse Kuko nshaka guhita ngira nka gutyo. ufite ubuhe bwoko bw'imodoka se Ntabwo ari ubwoko. Mm. Bakita kamatabaro. ni akamatabaro ese ta wambwira nk'ubwoko butanu bw'imodoka Ntabwo uzi? nabukubwira. ntabwo buzi Ntabwo mbuzi pe. Mhm. Ariko buri muntu erega amenya ibintu yatunze akenshi. are you sure Nuko. ibintu byose uzi ni uko wabitunze se Ibyinshi. ibyinshi Nanjye navuze ngo akenshi. Mhm. tatu se ni mu ntoki Tatu n'umukobwa. Sha ukunda gusenga, wubaha umuntu umwubashye, akubahuka umuntu umwubahutse. Udakunda agasuzuguro, ukunda abantu, ukunda Imana. Nibyo. ukunda gusenga Cyane. gusenga kangahe mu cyumweru like going to church kuko no mu nzu Oya, ushobora kujya muri church byo simbikunda cyane kubera nakomerekeyemo nakomerekeye he mu rusengero. Nakomerekeyemo pe. Irago bikunda cyane ariko njyayo wenda nko mu kwezi nka 2 cyangwa 3 iyo byagenze neza. ukwezi nka 2 cyangwa 3 Yego, ariko gusenga bisanzwe sha buri munsi ndasenga. urasenga alright komeze se cyangwa ndeke Byagushiranye. urabizi neza ko byanshiranye dushete mubaze paka ikiganiro kirangiye Oya, urashyushye bite ubu niyanganye nahejeje urumva byaciranye oya byari blague. nahita diving bigishyushye diving nkahita nzana bwa bufoto n'ubu video n'iki bwose hanze nyifite ibiro 5 se ushaka kukunyibutsa none usigaye uvuga ngo waranete ngo ushaka kujya ngo muri ariko rero gym mwuka byaramwe mungira inama y'ikintu nakora wowe umubyibuho urenda kunyica pe. gabanya ibiryo rega uko wakora siporo kose utagabanyije ibiryo biragoye nkunda kurya. cano yawe ntuba wanatwakire ntacyo kurya ntaki Cano yanjye izagabura. dore umuntu wasize agapfundikiye hanze ati yo ubonye njije cano yanjye izagabura. Umva hagera ndi kukubwira gute warambwiye ngo ibibazo ngo bikomeze cyangwa ububiretse ibyo se byagapfundikiye bije bite natarutse cyane ubwo ndasimba ariko mana we nuko yego twakomeje yego izi ufata gute topic y'uyu ase twaje topic umunsi no kubazanya oya nashaka kubaza utubazo dukeya kwa abantu ntago okay nashaka kubaza utubazo dukeya tugitangira ntago ndi umusitari and then oya ntago ari impamvu z'ubusitari ntago umenyerewe muri iyi famiye byari ukukwakira no kugira ngo urikumva abantu nyine bakumenyeho gato iyihe famiye se ubundi uri kuvuga famiye ngari ya lifetime show. okay so rero mba nkubwire topic y'uyu munsi iravuga ngo utekereza iki urikumva utekereza iki ku bahungu cyangwa ku abahungu kandi
ariko se dore ikibazo cy'umuntu n'iki ngiki abahungu kandi jewe nubwo ntabikurikiranye muri ico baravuze why like always wibasira abajama n'abagabo n'ibiki ariko se suhari okay suhari nanje ubwo ndaza kuvuga icyo utekereza kwa oya uyu munsi dufite topic imwe niyo tuvugaho and then ejo nawe rwose nakubwira iki ubwo nanje butangiye uzazana topic yego rwose okay uranyuzwe aho 100%. okay twakomeje utekereza iki ku bahungu cyangwa se ku bagabo iyo akundana n'umuntu cyangwa yaprochinze umuntu ukumva bakatuvuge bakundana noneho wenda reka nguhe nk'urugero sibyo ukundana n'umuntu be flexible okay orohamo ubaze witonze nanjye kushaka ndapfuye urukumva ukundana n'umuntu urukumva noneho ndi umujama se cyangwa uri umujama se ubundi cyangwa oya nta mwana mfite kurana okay utekereza iki reka mbivuge neza utekereza iki ku mujama ukundana n'umukobwa noneho umukobwa yamwima kubera imyemerere y'umukobwa sibyo yamwima iki sex ni iki izi mbabarira vuga mu kinyarwanda banza wumve ikibazo ndi kubaza and then numara kucyumva ubone wabaza sibyo ushaka gutuma njya kure ya topic siko ibintu bimeze ntega amatwi utekereza iki ku muhungu sibyo ubukundana n'umukobwa akamusaba ko baryamana umukobwa akabyanga sibyo kubera imyemerere ye sibyo imyemerere y'umukobwa itemera ko akora sex before marriage sibyo none umuhungu akavuga ati njyewe ndagukunda ariko ntago kwihangana kwanjye kwazageza igihe tugera gute tuzabanira ubwo numfata cyangwa se nyine nubibona cyangwa nubimenya ko nagucitinze uzihangana ntuzumbaririze uzihangana kandi dukomeze dukundane like utekereza iki nyine ku mujama ushobora kuba yabwira umukobwa gutyo nyine ashaka kuba yahita bimubwirira aho ngaho sibyo asinzanya nikorera feri zanjye ku ruhande yego ariko dukomeze twikundanire urumva uwo mujama abakunda umukobwa cyangwa aba ari uko nyine abateganya ko hari igihe kizagera noneho umukobwa akumva ko umujama n'ubundi yikorera gahunda hanze akazagivinga up ku bintu yiyemeje akatayemerera umujama ubitekereza like nyine wumva ko umujama yakagombye kuba yabigira ibanga akajya abikorera ku ruhande agakomeza agakundana n'uwo mukobwa ese koko abamukunda cyangwa nuko gusa abateganya kuryamana nawe gusa bikahita birangira aseka nkubaza uwo muntu akwaje iki kibazo gifite iminota yose we no kugira ngo usobanure ibyo bintu yo mande ting Ivan uri nyuma ya kamera basi cyo kurya ifasho gibutse kuri bivuze okay ariko like first of all like nge mbara ko abantu iyo bagiye gukundana abantu duteye bitandukanye nyenshi bakundana n'umukobwa mpereye kuri kote y'umujama umva ko kuryamana nawe bitari fair mbona ko hari abantu bagira iyo myumvire akavuga ati nge ngamanye nawe awansha abakobwa bose twakundanye bakampa twetaga dushwana like akabahaga ntabagikera okay reka tubyoroshye sibyo ako se wakankabanza nkavuga sindi gusubiza yego ngavuga nari ngiye gushyiramo ka kantu kamugisha wantuza ariko n'ubundi bizatinda bishyira abantu narigiye kubivuga ariko ndacecetse boya ni umunsi wa mbere day one uwo mukobwa rero ukuntu mbitekereza ubundi njye muri relationship ntabwo ndivuga kuri side zombi ndavuga ukuntu biba bihagaze hari abantu bakundana for a long time like 5 years 3 years imyaka 35 baryamana bagakundana byanyabyo ndetse bikarushaho no kwiyongera bakazana abantu I don't blame for that hari n'indi side ari iba majority yuko iyo abantu like I don't know where it comes from umuntu ashobora kuvuga tuvuge nje nshobora kuvuga tatu dukundanye 2021 right avuga tatu ni ntamushyira amago vuba maybe ashazibonera undi nawe atubwo ndikubwira case atamenya bya sex you feel me noneho hari abadadi impamvu uwo mukobwa ndabanza sora n'ikintu ntekeza ko ashobora kuvuga ngo yamwimye kuri iyo myemerere okay shoko ni doctrine ari umukristo
urumva ushobora kuba ari n'umukristo kwa akavuga ati ntabwo ngewe nabikora cyangwa akora umukristo cyangwa atari umukristo akavuga ati no way njye ntabwo naryamana nawe kubera ko atekereza ko ndakashaka kumureka cyangwa akagenda so harimo ibintu bibiri nkuko mbivuze hari nashobora kundi imyaka 5 baryamana bakanabana 10 ako hari n'umuntu mushobora no kuryamana nega muri iyo myaka urumva ariko bikabaho delay hari n'umukobwa ushobora kuvuga ati ntiyanyanga ariko amujama n'ubundi ibyagatumye nyirizina tujya mu rugo arabibona you feel me nimba navuze 2023 tuzakora ariko abahungu n'ubundi iyo baryamana n'abagore n'abakobwa but extending your film niyo pressure mostly natwe twarabamenye mostly nicyo kintu ndi kuvuga like wowe yego umuntu akomeza asho nge nago asho nayo mpamvu muri iki gihe umukobwa asigaye agenda akibomorera ku ruhande akose aho sindi muje ntago mbizi ariko se reka nkubwire izi twarabamenye no namwe mujya kwibomoza ku ruhande none se kakubaze izi nje niba ngukunda haga mande ngo no kwipunaza ku ruhande kwipunaza ku ruhande umwipunaza ubukenewe niba uje dukundana sibyo nkaba mbona umujama turi gukundana yujuje ibintu ngewe nshaka ku mugabo sibyo noneho niba abyujuje avuga ati uyu mujama nindamuka mwipunajeho kagakubitwa ntago uyu mujama azacaka ni umusirimu ni umunyakigali wenda umuntu aba afite ibintu byinshi agenderaho ukavuga uti rero kamfata umwanzuro uyu mujama sinzamuha nzamufungira amazi n'umuntu mubwira tutarankira amago ntibikunda ntabwo bizakunda noneho njye nigira indi niga ku ruhande ngende twipunazanye nindangiza urikumva ngaruke kuri wa mujama kuko reka nkubwire izi mu bantu uko nawe yego reka nkubwire abajama muri abana babi abajama muri abantu babi uziko umujama agupromisinga ikintu urikumva iyo umwima aragenda umva akagukunda buretse akagukundwa akaza noneho bakagatugira imitima yoroshye hari n'abaryamana bagakundana uko bukeye bikanarushaho urabizi bikubiye 20%. Okay, none se buretse manze ngo okay nanjye bureka manze none se kamanze nkubaze okay none se kamanze nkubwire noneho nawe ushe mwanya w'umukobwa ubundi se we how comes nyine niba ubona ko bitazavamo uryamana umuntu for first year umwaka kabiri wa gatatu sasa yego ntago ububizi ntago ubibona ntako nguhaye makanya umva nkubwiye yego rata ntago ubizi we ntago ubibona se ko ariho bijyana muri indyarya umujama ntago ashaka kukwereka kaje nase nimba umuntu yakubwiye ngo like 2024 niba mwakoze 2021 right akubwira ngo 2024 dufite ubukwe you are sleeping with him 2021 2022 3 4 ni myaka 3 irashize agakomeza kubwira bakeya gafatwe ewe nibagiwe mutubabarire rwose babarage batuvuga bwishwe rituje kugira ngo abantu babashe kutwumva ngewe ikintu navuga nzi neza cyane nuko abajama kumva umujama aza mu buzima tenabigarutse kubajama uretse gato ariko se buretse nuko abajama baza mu buzima bw'umukobwa kumva umujama aza mu buzima bw'umukobwa azi icyo ashaka ku mukobwa sibyo bitandukanye n'umujama n'umukobwa ajya mu buzima bitandukanye natwe abakobwa ibona bitavamo se wakomeza kuguma mu buzima bwe ibona bitavamo wakomeza kuguma mu buzima bwe ukanyumva sibyo no bitandukanye natwe abakobwa twebwe abakobwa umujama aza kugutereta sibyo ukareba nyine physically ukabona uyu muntu wenda nkunda umuntu umeze gutya yarabihuje sawa ukamwemerera sibyo noneho umujama akaza yifite gahunda tuyu mukobwa wenda niba kuko mamuganira na mu miganire twagiranye numvisha wenda ko gahunda ze ari iki ari married ari ugushaka reka nanjye mutware muri ya gahunda yuko nzamushaka kugira ngo urumva nanjye nzagire gute nzabomoreho mpaka kugeza noneho muha imyaka wenda mu bwa t-shirt tuzabana nyuma y'imyaka 2 uri abakobwa iyo uje tubwira ikintu dushaka kumva sibyo
Yesu Kristo ni ukuvuga ngo namwe muzanamo ubujijiro nimba iyo myaka ibiri rwayirenze akazi 3 akazi 4 akosa riba ryabaye ryawe abakobwa benshi bari mu rukundo babinjije bitandukanye cyane n'abajama nawe uri yose mu rukundo oya ngiye byararangiye nigeze kubayo naringize ngo nawe uri ariko ubusinkiriyo naringize ngo nawe ubwo umuntu yakubwira imyaka ibiri okay reka noneho nkubaze wowe mbaza sibyo tukikuri point wowe ukundanye like turakundanye nje nawe sibyo ngewe mvuga kuko ubujiji bwararangiye ntago bwararangiye izi nukuvuga ngo umuntu tuvuge mukundanye imyaka ibiri akavuga ngo 2027 2025 ngewe iyo ubeshya ndabimenya nanjye nkakubeshya nukuvuga ngo ushaka ukanamubomoza ubibona ko akubeshya ndetse ntabwo mbikuramo inyungu inyungu erega kwipunaza ntabwo ari iby'umujama wenyine ubikuramo inyungu ubikuramo inyungu se umushu ndishima sata we Imana kubabarire genda umukristo Kristo we subizi sawa ndacaci mano muri korali by the way muri korali by the way yego rwose ahubwo uyu munsi turi practice kandebe schedule ubonye injiji azakomeza babeshe umva izi ngewe ndashaka ko dushiraho oya buretse maze ngo bakajya muri comment bakazakubwira niba ari ngewe uri ba flexible basa ntabwo nshaka kuba flexible umfatirane reka ntabwo bizigira umva nyine baze nkubwire urabizi ukuntu twese no matter what imitima irababara sibyo would you man like nubwo bavuga ngo ntabwo kibabara cyangwa ngo ntabwo kirinjije muri ibyo biboro ku buryo wakunda no mu like for mukaryamara imyaka 5 and then after bikarangira hari izindi opportunity rega ukumuvuga nyine brightness mu rukundo nubwo uvuga ngo haba maybe hari n'igihe uba warabonye opportunity yo approaching ngo nabandi akavuga ati no kankomeze ndambirize kuri mujama and imagine like akakuturutsa like from 20 mukagira nk'iyo myaka 5 azani bikarangira mutabanye ukambwira ngo no matter what kubera ko ngo ntakirinjije muri biboro ngo ntago bizakubabaza nyine mva nkubwira icyo nari nshatse kuvuga ngewe navuze ngo urkumva abakobwa benshi iyo bari muri relationship sibyo noneho iyo bigitangira utaragira nk'aba ex nka batatu ngo babanze bagucanga mu rucangamuka mu bwonko hashye ubu utaramenya icyo ushaka abakobwa babaye tanti shanga ubwira abakobwa benshi iyo bari muri relationship sibyo ntago shamana ntago bareba n'igihe umuntu agukorera n'amafuti akenshi cyane utandukana n'umuntu iryo futa agukoreye atari uko urkumva atari uko ari ubwa mbere ari gukoreye kanirebere mu bafana bikundishwe ubwo umwanzuro wawe kuvuga ngo wowe ngo wamupunaza imyaka 5 kuko ngo wabirenze then wavuze ngo ntari ngo nawe ngo urishima navuze ngo nje ndi muri relationship ntago naryamana n'umuhungu dukundana najya njya ku ruhande iyo ni nge niyo myemerere yanjye ntago mwaryamana tega amatwi nyine ngiye ngusobanura uko ibintu ndi kubyumva siko ibintu bimeze nakubwiye ngo nge ndi muri relationship n'umujama sibyo mbibona ko uyu mujama ndamubona nkamureba nkafa imyitwarire n'imyifatire nyereka nkabona byahura nge n'umugabo nifuza sibyo sinakemera kuryamana nawe umubiri wanjye wananiye nagenda ngashaka undi ku ruhande akaba rero turyamana kacitinga ufite boyfriend yego kuko namwe muracitinga abahungu bande se nje sincitinga abundi bangaye wowe usuhaga okay kankubaza uri kuvuga abandi uretse nyine uhagaze kuri ruhande rw'abagore cyangwa urw'abagabo ku ruhande rw'abajama yese bagura niba rero uhagaze ku ruhande rw'abajama hagarara nyine ku ruhande rw'abajama ubavugire wiza kwivanamo ngo ngiye sincitinga ntawe kubashije wewe hano sari umuntu ugeze ukubaza ngo ni weho hagarara ku ruhande rw'abajama bacitinga cyangwa badacitinga ubahagarareho ubarwanirire yewe nta muntu mufite be flexible bahumeka ase wahumetse urashaka guhumeka ati yo umva reka giye dusoze kuko giye ndumva ngiye kugufatira mu kiganiro ufata hehe reka dusoze ngiye mvuga ibintu nose turasoza nasuhuje inshuti zanjye ari inshuti nshaka kujya kureba hano se nibo basuhuriza ntabwo umwanya wo gusuhuza ngewe uhagaho uhari nsuhuje basi abadukunda n'abadukurikiye muko mushiha umva guys mumbabare mudukize ngewe nahise ntabwo birangiye neza nicyo cyane mumbabare mande mningaye
ntabwo ariko birangiye neza ariko se reka tubirangize ubutano nanjye nzaza ehe like haiga twapodinga buri wa kabiri na buri wa gatanu uretse ko rwo tugitangira utarikiri stable ariko ubundi ni indi session ubu nyine wari uri kunyakira natuje nayo navuga ati yo uzavuga ubonye njishe. Bye guys, turabakunda. Mujye muri comment mumbwirire izi ko abajama dukore ka kantu basi arabaki dukore ka kantu abajama ari abantu uzi wabyishe ahubwo wowe wabyishe subiramo. Bye guys, turabakunda cyane mukore subscribe musharinge mutere comment umva mbese iki kiganiro cyo gutangira nta byadanje n'ibiki umunsi umwe nkuko mubibonye murazahaguruka afata undi mu mashingu se wareka nkavuga vuga ko ndavuze ko cyo koreka ariko ndimuritse.